ubwo ngewe nirukanse ngana ahantu hari ifamu y'umugabo witwaga Secyavu, yari umucuruzi we ntabwo yahigwaga, twari tumenyereye ko yari inshuti y'iwacu. ngereho nirutse nganayo, cyakora ngezemo nahuriyemo na papa na mama na bakuru banjye babiri n'umwana wari ucutse. Ako kanya tukihagera, abakozi bakorera uwo mugabo mu ifamu bahise bamubwira ko abasirikare bamenye ko hari abantu bahahungiye, ko bagiye kuza kuhabicira. Umugabo yahise adushyira mu modoka adukura mu Karumuna tujyana i Nyamata. Mu Karumuna habaga interahamwe nyinshi cyane, turagenda tugeze hariya urenze La Paris Nyamata, utaragera Nyamata mu mujyi hari agashyamba hafi y'ibitaro bya DPR. Arahagarara aratubwira ngo ntabwo azi uko imbere bimeze, ngo twihangane tuvire naho turebe ko twagera ku kiliziya. Arakata asubirayo. Papa rero yaravuze ati n'ubundi imbere nyine ntabwo tuzi ko hameze, kadusubire inyuma. Twasubiyeho bita kuri arete, niho nyogokuru bari baramwimuriye, tujyayo. Ndibuka ko akimbona yambwiye ati we ntaho uzajya, uzawo kubara inkuru. Twaraye aho ngaho ngo turi kumwe n'umuryango nk'uko nababwiye. Twahagurutse tuhasanze nyogokuru na marume Musonerano n'umwana wa marume n'undi musaza wahabaga, turayaho. Ukiye mu gitondo ubwo bibaye ku itariki 9. Ku itariki 9 papa amenya ko abandi batutsi baho ngaho bose bahungiye mu ishyamba ry'Ikayumba, ati natwe reka dusanga abandi. Turagenda tugera i Kayumba dusanga hari impunzi nyinshi cyane. Papa arahitegereza ati ahangaha ntabwo twahaguma. Byari bimaze kuba nka saa 3 n'igice gutyo. Turakomeza tujya ku kandi gasozi biteganye hirya yaho kitwa Karambi, hari urusengero rwa DPR, naho tuhasanga impunzi nyinshi zaturutse mu bice byo kumuramo. Hanyuma ariko tukiva i Kayumba aho igitero cyaraje cyica abantu bose tuhasize, hafi ya bose barabishe. Dutegereza ko twe tugerwaho, uwo munsi ntibatugeraho. Buracya ku itariki 10 mu gitondo nanone kare baratumva ibitero biraje, ariko uwo munsi byiriwe bihiga abantu mu ishyamba ry'Ikayumba, bivumburamo abantu babica, induru zivuga ku musozi n'amasasu. Uwo munsi nabwo ntibatugeraho ku rusengero rwa DPR Karambi. Burira buracya ku itariki ya 11 none igitero cyaje kirombereje kije aho twari turi kuri urwo rusengero. Papa cyumva induru n'amasasu ati mureke tugende. Twe twahise twiruka tumanuka agasozi gahari tugaruna hafi y'igishanga cya Nyarukobwa, ariko tugeze mu nzira mama aravuga ati ndananiwe, mureke duhagarare natwe batwice, naho guhungira dufite. Icyo gihe twarahagaze dutegereza ko tugerwaho, tukajya tubona inkomere zidusanga aho turi batemye, ariko ntabwo batugezeho. Buracya ku itariki ya 12 nanone byari byaramenyerewe buri gitondo bazindukiraga ku murimo wo kuza kwica. Nanone twumva induru n'amasasu, turongera tuva aho twiruka tumanuka noneho mu gishanga cya Nyirarukobwa. Twiriwe tubundabunda mu bihuru byaho, niko ku musozi hirya no hino bavuza induru, niko bavumbura abantu, niko abo barasa abo batemye. Twebwe tubunze, ariko uwo munsi nabwo ntibatugeraho. Burira bigeze nka saa 12 n'igice papa atari kumvise ko abandi bantu benshi bashoboye guhungira ku kiliziya cy'Intarama, mureka ariho tujya, kandi ngo bariyo bari kubasha kwirwanaho. Iryo joro twagiye Intarama ku kiliziya, bucyari ku itariki 13. Ku itariki 13 nabwo ibitero bikomeza kuza Intarama, naho abantu bakirwanaho. Buracya none ku itariki 14 bikomeza gutyo. Ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa 4, ubwo turacyari mu kwezi kwa 4, nibwo noneho imperuka y'abatutsi benshi bari ku kiliziya yageze. Itariki 15 saa 5 igitero cyaraje gikomeye kinjira ku kiliziya, cyica abantu, bisha abantu nabi.
batemye abantu, nabonye impinja bazikubita ku nkuta, n'ubu haracyari ikimenyetso cy'amaraso yafasheho bakubitaga impinja. Nabonye abana batoya twanganaga imyaka 11 n'ibiri n'itatu kuzamura, bazanye n'ababyeyi babo kwica abantu, bakajya babaha akazi ko kuyora umuriro mu mashyiga aho impunzi zari zitekeye. Mwumva ko saa 5 abantu bari batetse bashaka kugira ngo barebe ko hari icyo baramiza abana, bakajya b'abana batoya aribo bayora umuriro bakawunyuza mu nkuta bamaze gutobora bamena mu kiliziya, mu gihe inzugi zitaravaho ngo babashe kwinjira bisanzure bice. Nabonye kandi aho abasirikare bari bahagarikiye abicanyi, barababwira ngo nta sasu bafite ryo gupfa ubusa, ngo bakoresha intwaro gakondo. Batwahutsemo rero, badutemesha imihoro, baduhingisha amasuka, badusogotesha amacumu n'ibyuma, batwicisha impiri zirimo imisumari zitwaga nta mpungano, bakoresheje ibikoresho byose muzi bishobora kwica. Twishwe nabi, nanjye nibwo nagezweho, bantema mu mutwe, bantema ku kiganza, bantema akaguru, bankubita impiri. Namaze umwanya ntumva ntazi naho ndi, ariko nyuma nza gutangira kumva amajwi ndazanzamuka. Isaha ya saa 9 nibwo bari bashoje, ariko